inguzanyo nta ngwate. Aha ngaha ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakwibonera amafaranga nta ngwate rwose. Murabizi ko abantu bamwe na bamwe bagira ikibazo cyo kuba babura ingwate cyangwa se bakabura umwishingizi iyo bagiye gushaka amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwabo. Niba umaze umwaka ukora ufite ibyangombwa byuzuye, ngiye kukwereka ahantu ushobora kuba wakura amafaranga nta ngwate, bakaba baguha amafaranga y'inguzanyo ukishyura gake gake ukagenda ukazamura ubucuruzi bwawe. Nta handi mwari mumenyereye yuko sisiteme ya efashe cyangwa se apurikasiyo ya efashe itanga amafaranga, kugura amazi n'umuriro, koherezanya amayinite no kugura ifatabuguzi rya televiziyo, ariko uyu munsi baje kuba noneho baduha sisiteme yo kuba twaguza amafaranga yo kwagura ubucuruzi bwacu, kandi bigakorwa kuri telefone yawe, bigakorwa binihuse cyane.